Bakristu bene data, Imana ikomeze kuba hafi yacu, ikomeze kubana natwe, Nyagasani niwe wabwiye intumwa ze, aratubwira ati mbahaye amahoro, mbasigiye amahoro yanjye. Nyagasani yadusigiye amahoro, aduha kumwiringira, kumwambaza, kumusingiza ijoro n'amanywa, uko bwije uko bukeye, niko tuba tugomba kwambaza Uwiteka Imana yacu. Ikomeze idufashe, ikomeze iduhe umunsi w'umunezero mu kubaho kwacu. Isengesho ryo kuganyira Imana ibyo yaduhanishije ngo icururuke. Iryo ni isengesho ngiye kubisomera abanyantege nke, abantu muri mu bibazo bitandukanye, abantu mufite ingorane, ibibazo, amage n'ibindi byose mubasha guhura nabyo amanywa n'ijoro, ni ukugerageza kwihangana mukiragiza Imana, mukayiyegereza, mukayisenga, mukayisaba, mukayisingiza, kuko Imana niyo ishobora byose. Zaburi ya 79 ivuga ku murongo wa 78 mu isengesho: Mana, abatura amahugu binjiye mu murage wawe, bahumanije ingoro yawe ntagatifu. Yeruzalemu bayihinduye amatongo, intumbi z'abagaragu bawe bazigaburiye ibisiga byo mu kirere. Imibiri y'abayoboke bawe bayigaburiye inyamaswa zo ku isi. Amaraso bayasheshekaje nk'amazi hirya no hino ha Yeruzalemu, kandi ari nta muntu wo kubashyira mu mva. Twahindutse insuzugurwa ku baturanyi bacu, ikintu cy'amanegu n'ibitwenge ku badukikije. Mbese Uhoraho azabana uburakari kugeza ryari? Mbese ishyari ryawe rigurumana nk'umuriro iteka ryose? Sakaza ubukarihe bwawe mu mahanga atakwemera, no ku ngoma zitiyambaza izina ryawe. Ibyo tubasha kumva muri iri sengesho, gusaba Imana no kuyiringira, tukayambaza iteka ryose. Imana ibidufashemo, ikomeze iduheremo umugisha mu kuyizera kwayo no kuyishima kwayo no kuyambaza. Kuko bariye Yakobo maze bakayongoza ubukene bwawe. Ntukwibukireho ibicumuro by'abasekuru bacu. Impuhwe zawe nizize bwangu zidusanganiye, kuko twazahawe cyane. Dutabare Mana y'agakiza kacu, ugirire ikuzo izina ryawe.
turokore maze utubabarire ibyaha byacu, igihe izina ryawe ni iki cyatumye ni iki cyatumye abatura Mahugu bavuga ngo Imana yabo iri he? Ubuhorerwe bw'amaraso y'abagaragu bawe yasheshekajwe nibumenyekane ku batura Mahugu mu maso yacu. Amaganya y'uri imbohe nagere imbere yawe, Nyagasani. Abagenewe urupfu ubarokoze ukuboko kwawe k'ububasha, Nyagasani. Abaturanyi bacu igitutsi bagutukishije, Nyagasani, ugihimure inshuro ndwi mu mutima wabo. Naho twebwe umuryango wawe uburyo bwo mu gikumba cyawe, tuzagushimira ubutazagira iherezo. Tuzamamaze ibisingizo byawe kuva isekuruza kujya mu kindi. Bakristo bene data, iryo ni isengesho ridufasha mu kwiyegereza Imana no kwicisha bugufi, ikatugabanyiriza umujinya n'uburakari dufitiye nk'abanyantege nke, ikadufasha, ikatuba hafi, kuko ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nayo. Imana ibahe umugisha bene data mukurikiye televiziyo Imana y'Umwuka. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibategurire ibyiza yabageneye, kubwo kwizera ko ariyo mugenga wa byose, kwizera ko ariyo igena byose. Mugerageze kwiyegereza Imana no kuyisenga, mukayisaba, mukayishima kandi mubyizeye, mubikorane umutima n'urukundo by'agahebuzo. Nyagasani Imana yacu ibyo adusaba, dusaba kuba hafi ye, kumwiringira, kumwambaza, kuko iteka benshi baciwe intege n'ibyo bagenda bahura nabyo, ariko imitima yacu ikomeze ihagurukire iby'ijuru. Nyagasani turagusabye tukwizeye, turakwiringiye Mwami Data wa twese ushobora byose, ukomeze bareho kubana natwe, Mwana Data wa twese uri mu ijuru. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe Nyagasani.